usatse reka nkubwire cyo Imana yarakoze kuba narabanye naye ubu yabaye umumotsi asigaye rangisha umugabo wanjye ari nayaka nyine nago sorry uzisiranzukije nyine reka tunabisubireho keza sibyo buriya wabonaga ari icyemezo cyiza kujya muri social media urangisha umugabo wawe nta nubwo cyari kibi kubera ko iyo wabuze ikintu nuko kujya ku mukuru w'umudugudu kuko yaka ugiye kwa mudugudu si bamusangayo bisaba kugira ngo ujye kukunoze ku buryo igo buri muntu kuko yakanu kuko arazwi ntago ari umuturanyi usanzwe sibyo arazwi cyane ku buryo umuntu ashaka kumubona nkana akavuga ati akamugara ati yakanda mubonye ningo kuko ngiye kwa mudugudu ntibamushaka ngo bamubone ashaka no kuba atari no muri quartier kujya hariya ho nibyo kuko ni naho namuboneye nagize amahirwe baramumbonera bitangazamakuru ariko urumva nyine navuze ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma undi munsi uzongera kuba yakankumva ngo yajya atambwiye nta nubwo igitangazamakuru nzarijyaho njye ubwanjye mu rugo ndahazi ni igikondi wacu yes ndagushuje ndetse mwifuje n'ibihe byiza kanizere ko kandi Uwiteka Imana akomeje kurinda maze nanjye nitwa Moses Janvier hanyuma ingini ntacyo TV ndagusaba gukora subscribe like ndetse na share ugiye gushyira comment negative na positive zose turazumva kandi cyane ni kwa kundi kuri screen zanjye muri kubonaho Keza umugore wa Yaka na Mishu nibyo Sandrine rero mu biganiro byashize reka kugira ngo mumenye ikiganiro turi uyu mwanya mu biganiro byashize mwabonye ko uyu nguyu ari crush wa Yaka hanyuma uyu nguyu n'umugore w'ibyanyabyo hanyuma tugiye guhanana nabo twumva agahinda ka buri umwe kugira ngo abanyarwanda bashe kugenda basobanukirwa Sandrine banze bwira abanyarwanda kwanza mbanje kubasuhuza nitwa Sandrine nyine barabizi ariko muri film ubutumwa bugufi nitwa Noel uyu nguyu akaba ari mukeba wanjye ibindi biraza nyuma muraho neza amakuru yo mu rugo amakuru ni meza urugo ni sawa ntabwo habura imbogamizi ariko nk'ibisanzwe ubasha kubyakira hanyuma Sandrine agahinda kawe kageze kabwira abanyarwanda bahereye mu mizi kugira ngo abanyarwanda bumve ese wababaye bingana iki ubundi by'akahinda kanjye byo rimwe na rimwe murumva atari ngombwa gukomeza mbivuga ko n'undi binyibutsa ibihe byahise kandi nshaka kubyibagiza ku buryo natangira ubundi buzima nibyo narababaye nahuye na byinshi umugabo w'uyu nguyu ari we Yaka yarambabaje cyane pe kuko twarakundanyeho nibyo banandiriye inkwano rwose ngo gukwa guteka koko ntabwo uvuga ngo ngiye narakoye urumva twakoze ama-invitation dutanga nyine ama-invitation mu bantu baradutwerera baduha amafaranga noneho ya mafaranga baduhaye yakarahindukira ahita kuyakwa uyu mukobwa urumva habayemo ubujegere ushize wagaragaye urira ubu wamaze kwiyakira kuko mbona nta kintu gake kuri ku maso cyinshi nariyakiriye ubu ngubu nta kibazo shamani nariyakiriye rwose mfite undi musheri mwiza w'iboga runaruta Yaka Keza ko wicaranye na mukeba uyu munsi urumva bimeze bite ubundi akenshi ntabwo bikunda kumera neza ariko biterwa n'uburyo mubanye kuko ntabwo nigize mwiba umugabo kandi umugabo ntabwo ari nka ngo urayiyobora aho ushaka si imodoka ngo urayiyobora aho ushaka umugabo ahitamo nta bintu birenze kuba turi kumwe kubera ko umugabo yihitiyemo ahitamo njye kuko yabonaga ari njye mukwiye niyo mpamvu rero hatagomba kuba intonganya ngo njye nawe turapfa umugabo kuko umugabo ni umuntu mukuru ubuze ubwenge bura afite icyo yankurikiyeho watari afite niyo mpamvu yanshatse hanyuma urugo muri iyi minsi nyuma ya bombori maze iminsi mbona kuri social media urugo rumeze rute urugo habayeho utubazo aragenda nza kumufatira ku nshuti ku mukobwa nanjye turi inshuti ariko si cyane ni uko wakunda ubuziranye n'umuntu biri aho nza gusanga ariho yari amaze iminsi aba ndamucyura turaganira mubaza impamvu yagiye yarambwira ngo amasaha yamufatiye ngo saa 3 zamugereyeho ndavuga ni se kutezi kugeraho telefone ikavaho ukamara iminsi 2 wenda bushobora gucya ukagaruka ngo bwarakeye ngo tubyuka tunywa ngo nyine zaza kwa kwiregura kw'abagabo kudashinga ariko baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe nanjye nabashije kubyumva urumva utazarambirwa kubabarira Yaka
kurambirwa bwo nta muntu utarambirwa kuko ntago naje nirirwa mbunza yakango yakari hehe nukuvuga ngo iyo ikintu kibaye bwa mbere urababarira narababariye kuko bwari ubwa mbere ariko niba ubwa kabiri ubwa gatatu nanjye ndi umuntu kandi umutima wanjye nagara amagufa umutima wanjye ni inyama nta gufa ririmo so nanjye ninduha nzayamanika mvuge ntimbigenje gutya nizere ko muzamumarangiye hanyuma mwembi ndagira ngo muganire sibyo mwumvikane cyane cyane ko iby'abakebura tuba tubizi twese mwumvikane mwarababariranye muracyafanye tuzika ko mwatwaye umugabo wundi yego muganire kugira ngo mwumvikane Sandrine ndetse na Kevin. Okay byo kubabarana nabyo okay none Sandrine turanitirana deje urumva ko none twa dusanzwe turi inshuti imbere y'uko ibyo byose bebe urumva none hari ikiganiro kize dukora uyu nguyu niho kintu kinumva kigize kimbabazamo aravuga ati nge nzabatwerera rwose nta kibazo nuko bwanyu nzabutaha nababajwe nuko nyuma naje kubona amafoto aribo bakoze ubu urumva mane banciye inyuma Sandrine nyine naramubabariye ariko nyine urumva nabwo ka kantu nyine ko mana ari amafaranga ariko mwana muzayagarura ese ni nega ngubaza ni iki kintu wowe wumva kiri special mvuga ukundiraga yaka nkubwire yaka nubwo wenda ari umuntu umwera inzoga ugira gute yaka n'umuntu ugira umutima mwiza yaka n'umwana uzi gutanga keya nyine avuga neza ifite utugambo nyine tudyoshye sha wanwaye uburyohe wadisiramwe mu magambo yakajya akubwira like man si ngombwa ko ndumva nagahinda kanyishe nyine ubu ngubu niwe utangiye kumenya neza yatangiye no kubyibuha gusa nyine ntacyo bimbwiye man nabonye undi mfite undi kabisa nyine nanjye uri kubana ko nanjye nangiye kumera neza kaganda kari kananuye nyine yakahora mwibagiwe koko ya naramwibagiwe nayanzi ko nari mbafite rwose narabababariye mugenda muri amafaranga yanjye muyarye oya hari ikintu nshaka kukubwira no mukobwa rero wivuga ngo amafaranga yetu yarye sibyo wenge ujye byibwira yaka nge sikuko nge nta mafaranga natse yaka ngo yibya nge ira interview yose ngize nayibona nabyumvishije nyuma y'ubukwe ngo sinzi mbona wirizgarizga ngo atanze amafaranga sibyo no kuvuga ngo ngewe ubukwe bwacu na amafaranga yacu nimba waramuhaye ibyo ntago bindeba ngi gusa nari nzi ko nyine mukururana arambwira tura mukobwa reka nyine ni we nshaka dukora ubukwe ibyo amafaranga simbizi turi kujya amafaranga yacu turi koresha amafaranga yacu nta mafaranga yawe nzi nta mafaranga yawe mvuga ngo ndarya hose cyane nijoro ndishiramo inzu ntayo nzi wowe iyakire nyine mu gihe cyawe wumve nyine ko byarangiye abasitari ni benshi uzabona undi mugabo ariko wivuga ngo udufaranga twawe rwasanga byaye n'ibihumbi 20 ngo amafaranga yanjye bandi subundi yarangaye bani amafaranga menshi ntagira umubare nangaye bani kamwereke ni ikibazo kumva ko umugore atuzwe n'amafaranga yawe kandi yarashaka mubwire hari igihe abantu bakora ikintu bamanesha kugira ngo banagusebye urumva aravuga ngo amafaranga yanyu ngo ukomeze muri mafaranga yawe bivuze ngo ukomeze kose ni amafaranga yanjye n'imyenda ya bana amafaranga yanjye cyangwa kugira ngo icyo gisaba kiveho zayansubiza nanga amafaranga 700 nayo intwererano 700 nayo urumva nyine ko urumva yarangiye na yakasibyo ariko urumva nyine ndibona bakora ayo nari kurya niho uri kuyarike noneho zansubize harimo no kwifuza hari ikintu bita kwifuza urumva nta intwererano ya 700 kangurugiro rwa hafi urumva ubukwe bwabaye batabuteguye intwererano twebwe bari bazihaye twe twana biteguye twebwe urumva wese bakoresha muri za ntwererano batabategura ubukwe uwo munsi ni gute mwakore okay kamubaza yaka nta mafaranga agira afatika sibyo ndamuzi nawe uramuzi ariko umukozi yaka no umukozi ariko ndamuzi neza yaka sibyo nta mafaranga menshi afite ku buryo mwategura ubukwe uyu munsi ejo bugahita buba umva vugisha kuri imbere ya kamera bigiye hagaragara oya buretse manze nkubwire sibyo sukareba umuntu ko agenda cyangwa ko ateye nguvuga ngo nta mafaranga afite afatika yakana umukinnyi wa filime icyo ni cyambere yakakina comedy reka turaziranye umva muzira ko muzanye nyine ko tuziranye turabanze yamaze uzahembwa ngahe uzakora akorera ngahe reka nkubwire mwarakundanye muranabana ariko nanjye ko twakundanye tuziranyeho byinshi uko muzi ushaka umuzi nta n'igihe gishize mukundana nta n'igihe gishize urumva nkubwire byanga byo bunda amafaranga nubwo yaba ayafite ubu ngubu ariko mbere yuko mukora ubukwe nta yari afite nayo mwakoje nayanjye uretse reka mbanze nkubwire uri kusebye yaka uriya iyo utandukanye n'umuntu umuvuga uko ushaka nubwo yaba yafite ntavuga ubu ngubu ko yari yafite kuko nyine warababaye ufite imihari ufite imijinya yawe uri kuyimutura siko bimeze ariko nubwo atayagira amafaranga kuri ubukwe nangahe nubwo atayagira sibyo mba maze nkubwire nubwo atayagira nanjye ubwanjye nabanye afite
uzi yaka ariko njye ntago nzi sibyo ntago uzi akazi nkora suzi ngo mbahe suzi ngo mbayeho gute sibyo kandi umugabo we ni umugabo we oya no kuvuga ngo iyo umugabo icyo umugabo atakora umugabo gishobora aragikora wowe uzishyuze yaka ku giti cyawe kandi tuzongera kubivuga no kuri kamera ngo yakayaka sibyo n'ubundi twage n'utwara n'inshuti kubana mbere sibyo n'ubundi mwamusangiye oya nabyo gusangira mwana reka nyina wonyine ndi wiboga ufite n'amatuza umva rero wapi kamubwira rata mwana mwiza rwose twari n'inshuti kubana kera wenda bira byose byabaye byari nko kugira ngo twige hari ikintu cyose kiba kugira ngo umuntu yige wasanga nyine ari ishuri twari duteganyirijwe nta wamenya njye rwose kubabarana twarababaranye wenda n'ibi biba biciyemo wenda nizanzika ariko njye cyo nifuza hagati aho ndashaka njye nawe tubabarirane n'ubundi byararangiye mwarabanye mani nubwo mani njye mbifuza nubwo rwiza pe kuko urumva njye ntabwo nagumye mu gahinda gutyo gusa nanjye nahise mbona undi ukankuramo ariko nawe ushaka kuba utabera aho ngaho iminsi mike wise tarenzi n'isondi bo adashye so ndi umukobwa mubi kuryo naburi umuhungu nereta ahubwo si bumva ntekereza ko yakumunsi umwe azagaruka kuko azambaza iki rega naka nibwo twakundanaga namaga mfite abandi ku ruhande mvuga ati yaka nagenda nzahita mfatira kuri uyu ntabwo ndi umukobwa mu bya bindi nakubwiraga ngo yakikemezo yafashe cyari cyo icyabizo kureka cyari none se kumva kankubaze uje bagiye kubana ariko bahuye uwo munsi cyangwa batigeze bavuganaho urumva nubwo nakundanaga nawe yagucaga inyuma n'ubundi mwarakundanaga nanjye akaza akambwira ko nkunda ni handi nyine umva ngo nta dusanga umuhungu akunda nk'abakobwa 7 ariko akaba afitemo umwenda akunda birumvikana kandi niwe yakundaga cyane kundusha ariko umva ko nanjye yambeshyaga sibyo se turimo keza ndagira ngo noneho tuvugane tweruye yakamubona amaze iminsi nyine agaragaza kunanirana cyane cyane tubibona twebwe twibereye mu rugo ufite uruvu umeze ute ufite izihe feelings ufata izihe ngamba kugira ngo urugo rwanyu rwongere rube stable bira byose bishira ni ukuvuga ngo ikintu kuko nta kantu kamwe kabayeho ntabwo ari ikintu ntabwo ari byinshi ni kimwe gusa cyo kuvuga ngo agiye kurara ahantu atambwiye urumva ikintu kimwe ntabwo cyatuma ufata umwanzuro ukomeye gusa iko ndi kubyitwaramo ndi kugerageza kugira ngo mwumve naramwumvishije kuko iyo ikintu kibaye udahari nafashe ukurambwiye nk'uko ariko kwa nyako ariko niba nambeshye bitaragenze nk'uko yabimbwiye nanjye ndi umuntu mukuru kandi kubaka urugo iyo uvuze ngo ugiye kubaka uba witeguye ingorane zose cyangwa se ibibazo byose uzahura nabyo nihagira iyindi defo yongera kuza namubwiye ko aho yajya hose telefone igomba kuba iriho uwo yaba ari kumwe nawe wese nimba ari umukobwa cyangwa umugore igihe yaravuga ati nubwo atambwira akabwira umunyamakuru nkawe cyangwa indi nshuti yavuga ati bwira umugore wanjye ko ndahana nkaryama nkatuza nta kibazo ariko kuvuga ngo aragiye telefone arezimije amaze iminsi 3 ni ikintu kibabaza cyane ni ukuvuga ngo nanjye ndi umuntu mukuru kandi nk'uko nabikubwiye umutima wanjye urababara umuntu wese agira agahinda ya ikintu cyinshi kimubayeho kandi ntabwo yakari umwana nzajya niruko ndangisha ngo ntayaka n'umuntu w'umugabo nimba adakeneye kubaka nawe mu bwenge akize niko namubajije twashakanye ushaka kubaka cyangwa wagira ngo nkire mu nzu nk'umuzamu wa kurarira mu nzu kuko kuva twashakana inshuro ye mu rugo ni nkeya uri kumva ni ukuvuga ngo rero nambwiye nimba waranshatse ndi umugore cyangwa wanshatse ndi umuzamu mbwiye niyo ndi umuzamu muzajya umbara amafaranga ku kwezi ambwira ko atazongera nyine ariregura nk'uko abagabo bose babigenza ariko kugeza iyi saha nemeye ko ibira namubabariye ariko ibindi bintu bizaza bidafite impamvu ifatika ntago byansiba gutandukana nawe ntago ari ibintu birenze kandi gushaka n'umugabo mugatandukana washaka undi ni ibintu bisanzwe aho kugira ngo urugo rubi rurutwa na gereza niko bavuga aho kugira ngo njye mara mu itangazamakuru ndangisha ntago nabivamo sibyo ariko ni ukuvuga ngo reka nkubwire imana yarakoze kuba narabanye nawe ubu yabaye umumutsi asigaye yirangisha umugabo wanjye ari nayaka nyine ntabwo sorry biransikije nyine reka tunabisubireho keza sibyo buriya wabonaga ari icyemezo cyiza kujya muri social media urangisha umugabo wawe nta nubwo cyari kibi kubera ko iyo wabuze ikintu nuko kujya ku mukuru w'umudugudu kuko ugiye kwa mudugudu si bamusangayo bisaba kugira ngo ujye kukunuze ku buryo buri muntu kuko kuko arazwi ntabwo ari umuturanyi usanzwe sibyo arazwi cyane ku buryo umuntu ashobora kumubona nk'ahantu akavuga ati yakamubwira ati yakandamubonye kuko ngiye kwa mudugudu ntibamushaka ngo bamubone ashobora no kuba atari no muri karitsiye kujya hariya ho nibyo kuko ni naho namuboneye nagize amahirwe baramumbonera itangazamakuru ariko urumva nyine yavuze ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma undi munsi uzongera kuba yakankumva ngo yajya atambwiye nta nubwo igitangazamakuru nzarijyaho njye ubwanjye mu rugo ndahazi ni igikondi iwacu kuko ntabwo nziri hehe ubu ngubu ubu ndi Nyarutarama
ubu ngubu nge nzafata amafaranga ya Sandrine mu bigo yaryo bamanyarutare ariko mani byore hata nakobare reka nkubwize ukuri n'abantu babyumve sibyo ntabwo dutunzwe n'amafaranga yawe nuko gisebya abantu yabakoreye ubukwe ariko ntabwo ari yabatunze ahubwo yabakoreye ubukwe nta kibazo nyine amafaranga 200 yakoreye ubukwe bungaragura korona yabukora muri korona yabukora yes ubukwe bwabo bwagiyemo abantu bane vugisha ukuri oya abantu bane muri hoya none se nabo batwara amafaranga 700 ni menshi abantu se batwara amafaranga atwara n'abantu batashye ubukwe none se abantu nese ntabwo byabara amafaranga 300 bikora ubukwe muri korona none 700 ngo ahubwo mane nako bari kuri kuzemba oya ntayo bane yakozemo mu kwezi kwa buze niyo baso oya nukuvuga ngo ngereka nsabe n'umukobwa sibyo situzapfa ubusa reka nkubwize ukuri kandi nibwo twanapfa ubusa nubundi nta kintu ngusaba sibyo mu rugo rwanjye ntacyo ngusaba nta sungaburira sunyambika sunyishyurira n'inzu siko bimeze ni ukuvuga ngo nubwo tutakumvikana njye nawe je manfu ni ukuvuga ngo kujya kwitangaza nuko kavuga ngo ntunzara amafaranga yawe suzongere kuko ngewe ntago ibana ryawe nayo akasimbizi ntago nzi amasezerano mwagiranye oya none se kujya kubwira ngo ukana katunzwe n'amafaranga yanjye sinzi amafaranga sinyazi uzababarira ntubigira ukabigira intambara ngo ndi ku mafaranga yawe ngo nambaye amafaranga yawe ngewe man nyine yo mbibonye ndinkora ahantu bari ko nagasuzugura guseka kamwereka ndakora sibyo yakarakora gutumbwira ngo nambaye amafaranga uzabaze ayagusubize mwiyamye kujya nande avuga ibyo bintu muri social media ko mutuzwe n'amafaranga bikube ku mutima we sibyo kujya kwanga amafaranga waramaze oya nabwo we yaramaze kuko ngisibi nandeba sibyo shisha make amubwire sibyo ubwo ko ntabwo bye nyine nabyarangiye ntabwo bizongera akoreka amubwire wenda bamugana nubwo wenda yakoresheje ubwo nyine byari igihe cyabyo sibyo nayamuhaye tugikundana ubwo nyine byararangiye njye nshaka no birangire njye nawe tubabarane nimba ari kubabarana tuvugane birangire nyine tubabarane imbere ya kamera ubwo nakare kose wihera kuri icyo kintu nawe kuvuga ngo amafaranga ndayambaye ubu nambaye ipantaro naguze mu mafaranga yawe wowe oya ntugaseke ntabwo niba ari iseka atari amafaranga kandi yarere turi nete bazanga turimo ahubwo nyine tubyibone Rashubwa ngo mwenda nambara yembere ngo nuwo mu amafaranga yawe. 700 ni menshi. Kaya ngo ndonje umuntu nsuzugura ngendi. Ababwira ati. Wowe yakabuza hure umutezi ingara gusubiza udufaranga twawe. Ucishe. Katubabarana nundi birangire nubundi ndumva nawe ubwawe utorohewe. Kwirirwa umushakisha n'akazi gakomeye. Utangiye kumbwira utangiye amafaranga unyira sinyazi nanjye ni muzo byanje n'urugo rwanjye. Nasuramba mbabarira rero mbabarira kabisa kubera yuko ngiye muri iyi minsi nyine abantu banyihanganisha. Ndabona kubishima hejuru. Nese ari ntabwo bisekeje man. Nyina ari marashima. Ntayaka. Umbashe nakubabare n'ubwo tunababarira. Amafaranga yawe kabisa nuzongeye kuyambwira kubera yuko amafaranga n'abantu. Nuwamfite umungu rwose aranayama menshi n'umundi yakana ni nk'ari njye wamugemeraga sibyo ko nta mafaranga yagiraga. Uri kumva bebe? Ariko abagore niba bikoko. Atanye kumbwira ngo amafaranga ye yakoraga ni wawe mugena. Wewe yamugeneraga so yakoreye. Byarangiye n'ubundi. Wibereye mu bibazo byawe by'urugo. Nta nubwo nabyivangamo ko n'urugurone ntabwo rukoroheye wowe komeza umushakishe mbona no gutana mutane ariko ntubigemo mbabara ikibazo cyawe kubera uyu munsi kimvyeho sinzonye no kucuma cyarangiye rwose njye nifite ibyanjye sibyo nzongera kugucyura wowe genda wowe komeza nyine umushakishe ku maradiyo yose nabura umushakishe nawe uzashaka uzabibona wasanga niyo mbaga avuga nayo izaguta ku gasozi kugwa wagiye kuri social media we sinzi yazajya none we nta no hazajya ni kuri radio nayaka ariko mati nta muntu umeze nka kuri iyi si njye nta ndabona icyo kubera akamubwira inama sibyo wenda twajyanye ibibazo biragira sibyo byanarangiye twa n'ababariranye ntitwongere kuvugana nabi cyangwa icyo ngo tuye ku itangazamakuru dusebye nyine byarangiye njyewe inama nakugira nyine hagati aho ngaho buriya kubaka mani nyine buriya wiyemeje kuvuga ngo ngende wubatse nyine uba wiyemeje kwirengera ingaruka zose zizavamo nagenda ugasanga amaze iminsi atataza uzabyihanganira sibyo kuko n'undi wemeye kuba umugore wemeye kwirengera ingaruka zose gusa hari igihe umuntu nyine akabye nabwo ukabona ko utazigera ubyihanganira mukamwaka akaba divorce ariko ntabwo uzavuga ngo bikoze rimwe ngo kabiri ngo muhise mutandukana wowe uzabanza umwihanganire bitewe n'uko mubanye ngira inama nakugira warukoze kungira inama ariko izo nama ngiye numva nta gishyashya kirimo kuko n'abandi bose barazimbwiye ariko warukoze ni ukuvuga ngo nanjye icyo nikora muri iyi minsi ni ukugerageza kumva yuko ibyo ndi gucamo kuko byagombaga kubaho kandi ngomba kubyakira kandi nshimira n'abantu bose bari kungira inama bankomeza nshimira n'abanshi intege kuko niko babyumva
kuko nta muntu ubura nta uneza rubanda. Hari n'abanshi nejyambwira ati nibi ariko nabandi bashimye ko ni ibitekerezo byabo niko babyumva, ariko no kuvuga ngo ntago bizambuza kugerageza kuko urugo niko rumera. Ngeranyije inama amajije kumva ntago habaramo intonganya, ahubwo njyewe nuko mburaho nshakira uwanjye nkabishyira ahagaragara, ariko ntacyo bitwaye kuko nibyo bituma mubona. Urumva rero ntago bizangora kugira ngo mbyakire. Ntago biba byoroshye ibyingo zigiye n'abastari n'ibintu bikomeye cyane. Reka none dusoza ikiganiro musabane imbabazi kugira ngo n'ikindi gihe mujye muhura mu musabane. Burya ibintu n'ibyisi burya kandi amafaranga n'wara yatanze urihangana uzongera ubona ndi. Musabane imbabazi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Turatangira kuri Sandrine. Nibyo byarabaye nyine twarashwanye duzikora ugushwana kandi mbere twanavuganaga neza nyine nta kibazo. Wenda njyewe namusaba imbabazi nyine ndaho nagiye muvuga nabi. Amenye ko wenda nawe nyine urumva byinshi ntabwo yagiye abigiramo uruhare. Barayaka niwe ufite amafoto, barayaka tunahurira kuri kamera nta namukubita sinkubeshye kuko yakabura Sandrine nta mafoto menshi afite pe, sibyo? Wenda ndamushinja ko yanciye inyuma bisanzwe nk'inshuti yanjye, urumva we yanciye inyuma ntiyanambwira ikiri gupangwa, ariko yari inshuti yanjye. Ariko barayaka niwe ufite amafoto menshi. Sandrine wenda ambabarire, wenda ahantu twagiye tugongana mu mafoto nk'ayo ngayo tukabera inshuti bisanzwe, dukomeze tuganire tugirane inama. Urega kuba bacyana ntabwo bivuze ko twashwana twanarogana, reka ngiye rwose nisaba imbabazi imbere ya kamera. Urambabariye nk'uko ubivuze, watangiye neza. Urega ubundi icyo wakabanje nicyo wagaherukije. Kare kose utangira gukigera kuba sawa, ariko n'ubundi ndagushimiye ko burya iyo umuntu yemeye kuvuga ati nagize gutya, nsabye imbabazi, nanjye ndaziguhaye kandi nanjye ndazigusabye, kuko ntabwo ari ngombwa bakiba ngo bakubitane imihini birukankane. Ntabwo ari ngombwa kuko biterwa n'icyo barwanira. Twasanze turwanira umuntu ufite nk'ibyandi bafite, n'umugabo, ariko kandi hari n'abandi bagabo, kandi nubwo abona twamurwaniye nanjye ntago merewe neza wa mugani, ariko ntago yanseka kuko urugamba ndimo nawe uzarujyamo. Useka upfutse umunwa, useka uhomyeho, kuko ushaka kunseka azamuka nkazaguseka amanuka. Ni ukuvuga ngo rero nanjye ndi kurwana n'ibyanjye by'urugo nk'isanzwe, kandi ndakeka ntandi songera kugonganira. Nihatavuka indi mpamvu runaka yasaba ko tujyana ikibazo, ariko simbifuza. Kugeza ubu ngubu ubwo ni amahoro iwanjye, nawe ubwo ndi kugerageza ko byagenda neza. Nawe uwo mugabo wawe nawe mukomezanye, sinzongere kumva ngo yakase iki, ariko ni byiza cyane. Ndabyishimiye kuko najyaga ngira ipfunwe ryo kuba twahura, kuko nk'uko yabivuze duherukana mvuga ko nzabatwerera inzoga yitwa Maritini nzayibatwerera, ariko birangira mukukanye kandi bwanikuramo seti. Bibaho, ihangane, ariko ni ukuvuga ngo ni byiza kuba twongeye gusubirana twiyunze. Ndakeka ubu ngubu bigiye kugenda neza. Reka nizere ko amahoro yongeye kuza hagati yanyu. Yes, ndabashimiye. Nitwa Jean Vigini, Ntacyo TV. Urakoze wari ikiganiro ni Keza ndetse na Sandrine, bose bitwa Sandrine. Ni kwa kundi tubakorera ibihe byiza kugira ngo murusheho namwe kumera neza. Ndabakunda kandi